nuko maze uyu musore abaciriye umugani arababwira ati burya inkono y'umutindi ipfuba inkwi z'igihari. Ababwira amagambo akomeye cyane bavandimwe banjye, batuma namaze kumenya ko Yesu ari umukiza wacu kandi Yesu ari umutangabugingo. Yemwe benshi tumwita ko ari umuhanga kandi tukavuga ko ari umukina amayobera, yemwe akora ibitangaza, ariko yagusabye kwishyira mu by'ubugingo ngo agukure mu gihugu cy'iwanyu azakugeza mu gihugu cy'amahanga. Ho benshi barahakana, maze benshi umusore agatungwa, niko benshi bazabura ubugingo kandi umukiza yaratanze ubugingo, niko benshi bazabura agakiza kandi umukiza yaratanze agakiza. Umva twese turamuzi ko ari umuhanga, umva twese turamuzi ko ari uwasha, niko abaririmbyi bahoze baririmba, nuko turamuzi ko twese tumushyira ibyacu byose, ariko iyo duhamagaye ngo tuze twinjire muri we nabe muri twe, azadukura muri iyi si maze tugeze mu gihugu cy'amahanga cyangwa se mu gihugu cyo mu ijuru. Benshi baravuga bati ntabwo twabijyamo, nuko maze aratangaza ngo burya koko inkono y'umutindi ipfuba inkwi zigize gite. Nguko uko benshi bazabura agakiza kandi umukiza yaratanze ubugingo, nguko uko benshi biga bakaba bazi ibya Yesu ariko bakaba batazabona ubugingo buhoraho. Noneho rero uyu mugoroba tugiye kwigana njye namwe amagambo ari ku nsanganyamatsiko ivuga ngo inkono y'umutindi ipfuba inkwi zigize zite. Ayo niyo magambo tugiye kwigana muri uyu mugoroba. Burya inkono y'umutindi ipfuba inkwi zigize zite. None si ikibazo muri uyu mugoroba kuki inkono y'umutindi ipfuba inkwi z'igihari, yemwe inkono y'umutindi igapfuba inkwi zitabuze, yemwe inkono y'umutindi igapfuba inkwi zigize zite z'igihari. Ndagira ngo mfatanye namwe gusobanura aya magambo twihute. Ejo ku mugoroba w'ejo tuzaba turi kumwe namwe ku nsanganyamatsiko y'icyigisho ivuga ngo kwidandabirana irategwa nande. Harya ngo tuziga ngo iki? Oya, ntabwo ariko nababwira, mwebwe ndababwira mugasubiza kuri swa, kandi ndababwira ko tugomba kumvira kuri FM mu izina rya Yesu. Harya ngo tugiye kwiga ngo iki? Ejo ngo tuziga ngo iki? Yesu ashimwe. None sabira niba mwarize ikinyarwanda, bamwe nababwiye ngo tuziga ngo kwidandabirana irategwa nande, naho mwe murashubije ngo kwidandabirana irategwa nande. Wa mugabo nawe warize ibinyarwanda byari kimwe, ikinyarwanda ni kimwe. Waguha umuhanga ngo wandike, mama ayo mugabo wayandika ku kimwe. Umuntu akubwiye ngo andika ngo kwidandabirana irategwa nande, undi nanone wongere wandike ngo kwidandabirana irategwa nande. None ejo tuziga ngo iki? Ejo niko tuziga, kandi batumugani mu Kinyarwanda ngo inkuru mbarirana igira ite? Inkuru mbarirana iratuba. Ndagira ngo twihute rero, maze twihute muri gahunda yacu kuko nsigaranye igihe gito. Sinzi uriya musore wacu impamvu ataramara kubyandika hejuru niba byamunaniye, ariko nizera ko ari Ikinyarwanda cyumvikana. Mbere y'uko rero mubibona hakurya hariya, kugira ngo amasomo yacu yihute, uyu munsi tugiye kwiga ngo inkono y'umutindi ipfuba inkwi zigize zite. Yego, niyo magambo tugiye kwigana njye namwe muri uyu mugoroba. Ndagira ngo twihuse rero muri uyu mugoroba, maze tugarukane njye namwe kuri ya nsanganyamatsiko yacu ivuga ngo inkono y'umutindi ipfuba inkwi zigize zite. None se kuki inkono y'umutindi ipfuba inkwi z'igihari? Reka mbabwire abavandimwe nshuti zanjye muri uyu mugoroba, mbega nshuti zanjye akaga ko gupfuba, mbese ikintu cyapfubye burya giteye ubwoba, yemwe ni akaga gakomeye cyane. Mbese nawe niwaba wari kukaba warapfubye, niba hari ikintu gikomeye cyane, burya gupfubura icyapfubye ni akaga gakomeye cyane.
kuki si inkono y'umutindi ipfubirwa kandi zigihari. Reka rero dufate Bibiliya zacu maze dusome amagambo akomeye cyane. Turebere Mariko igice cya 2 umurongo wa 12. Ndabizi ko Karangwa turaziranye Ernest Kamukina kandi uyu musore asoma nk'uwacometswe rwose. Noneho nawe turebere amagambo aboneka muri Ibyahishuriwe igice cya 3 umurongo wa 17. Mama we ntabwo uri kundeba kandi nkunda umuntu. Burya reka mbabwire mujye mundeba, ntabwo ndi umubwiriza ukiga ngo mundebe ndikubita hasi. Muhumure mundebe ntacyo bitwaye. Sibyo? Yego, genda umubwiriza umenyereye mundebe rwose nta kibazo. Yego. Noneho mugenzi wanjye agiye kuturebera Mariko igice cya 2 umurongo wa 12. Mushiki wacu ari kuturebera amagambo aboneka mu Byahishuriwe igice cya 3 umurongo wa 17. Turi bugarukane none Karangwa buza kongera kuturebera Yesaya 14 umurongo wa 12-15. Ndasaba mugenzi wanjye kugira ngo amasomo twavuze aze kuyaporesa hariya kugira ngo mujye muyarebaho. Irya mbere nabwiye Mariko igice cya 2 umurongo wa 12. Uwa kabiri namubwiye Ibyahishuriwe 3 umurongo wa 17. Karangwa urongera ugaruke muri Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12-15. Yesaya 14-12-15. Noneho turi bugarukane na wowe muri Luka igice cyaho cya 19 umurongo wa 1 kugeza 10. Turasoza turi muri Matayo igice cya 11:28 umurongo wa 30. Kugira ngo mugenzi wanjye mufasha aha nubwo yenda ari kuri mashini kuko njye mvuga nk'uwatometswe, hari ubwo wenda wataratomeka nkaba namusize rwose. Ndagira ngo rero yongera nyumve neza. Natanze nanone Yesaya 14 umurongo wa 12-15. Yesaya ndamwagezeho 14 umurongo wa 12. Oya hariya siba Yesaya 14 umurongo wa 12-15. Aha turi kumwe rero. Yesaya 14 umurongo wa 12-15. Ongera wandike Luka 19 umurongo wa 1 kugeza 10. Luka 19 umurongo wa 1 kugeza 10. Noneho turasoza turi muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28-30. Ayo niyo magambo yacu twiteguye kubaza ngo burya koko inkono y'umutindi ipfubirwa izigize zite? Yemwe muribaza kuri insanganyamatsiko kuki inkono y'umutindi ipfubirwa izigihari. Kugira ngo bagenzi bacu nahaye gusoma mwitonde kuko Bibiliya si Ikinyarwanda, mwitonde kuko Bibiliya si Igifaransa, mwitonde kuko Bibiliya si Icyongereza, mwitonde kuko Bibiliya si Ikilatini, ahubwo Bibiliya yanditswe muri Kanani. Izina ry'Imana rihimbazwe. Yemwe bashwa kumva n'abagabo n'abagore abasore n'abakobwa bacometswe ku bwa Mwuka Wera. Nagira ngo rero ko muri Kanani musome neza mwitonze maze tugarukane njye namwe muri uyu mugoroba. Igihe kimwe umusore umwe w'umuhanga ngiye kwihuta muri iki gitekerezo kugira ngo abasomyi bacu mube mwamaze gucishamo amaso kugira ngo twirukange rwose. Maze uyu musore rero w'umuhanga yakundaga gukina umukino wo kugendera ku mugozi. Yagenderaga ku mugozi yemwe agashinga ndetse agafatisha umugozi hakuno mu gihugu cy'iwabo akawambutsa isumo maze akafata hakurya mu gihugu cy'amahanga. Maze uyu musore akajya agendera kuri uwo mugozi kandi akambuka isumo rikomeye cyane ryahururaga cyane. Noneho uyu musore wagenderaga ku mugozi aba umuhanga wo kugendera ku mugozi. Yemera metiriza mu buryo bw'indengakamere. Arangije akajya azamura ingorofane maze akagenda akayisunika hejuru ya wa mugozi. Nuko maze akagenda hejuru y'umugozi akava mu gihugu cy'iwabo akagenda agafata mu gihugu cy'amahanga. Nuko akongera akagaruka kugeza ubwo abaye umuhanga by'indengakamere. Noneho akajya afata ya ngorofane agashyiramo umucanga akayurirana hejuru ya wa mugozi akayisunika akagenda akambuka isumba agafata mu gihugu cy'amahanga. Bityo maze uyu musore amaze kumetiriza amaze gukora ibintu by'ubuhanga cyane aza gutumira abantu benshi b'abakristo. Igihe rero yabatumiraga nuko maze baza benshi baricara. Yemwe igihe bari bagandagaje aho, yemwe igihe bari bateranye, nuko maze uyu musore babona
aragiye yuriye hejuru wa mugozi, atangiye kugenda hejuru ya wa mugozi, amanuka azamuka, aragenda yambuka isumo agera mu gihugu cy'amahanga, arongera aragaruka, abantu bose barumirwa kandi bakoma mu mashyi batura umuhanga rwose. Nuko uyu musore babona afashe ingorofani, atangiye gusunika ingorofani hejuru ya wa mugozi, akava mu gihugu cy'iwabo agafata mu gihugu cy'amahanga kandi asunika ingorofani hejuru y'umugozi kandi akambuka isumo. Babona none yarashyizemo umucanga, yemwe arasunitse avuye mu gihugu cy'iwabo ageze mu gihugu cyo hakurya. Nuko maze uyu musore igihe babonaga ko ari iby'ubuhanga, bose bakoma mu mashyi bakavuga ati uri umuhanga, kandi ntabwo uri umuhanga gusa ahubwo uri umukinamayobera. ngo ni umuki? Bavuga ati ntabwo uri umuhanga gusa ahubwo uri umukinamayobera. Maze uyu musore abantu benshi bari bumiwe, none haramanuka ava kuri wa mugozi, araza ajya mu iteraniro ry'abizera bari bicayeho b'abakirisito. Nuko aravuga ati umva rero, mwabonye ko ndi umuhanga, kandi ntabwo ndi umuhanga gusa ahubwo mwavuze ngo ndi umukinamayobera. None mbese wankundira nshuti yanjye muyobozi, nuko maze nawe ukaza ukicara muri iyi ngorofane, maze nkakuzamukana, nuko nawe nkagusunika ku mugozi nkakwambutsa isumo nkagufatisha mu gihugu cyo hamwe. Ndamiye ko tutagiye guhakana. Nuko wagezeho wese ati reka da, nuko akongera ati wankundira, maze nawe ukaza nkagusunika nkakura mu gihugu cy'iwacu nkakugeza mu gihugu cy'amahanga. Nuko nawe akongera rwose akagenda akazunguza umutwe ati ntibyashoboka. Yemwe ashaka buri muntu wese kwihangana ngo aze yicare mu ngorofani mugeze mu gihugu cy'amahanga, ariko bose bagahakana. Nuko maze uyu musore abaciriye umugani, arababwira ati burya inkono y'umutindi ipfuba imvi zigihari. Ababwira amagambo akomeye cyane bavandimwe banjye, batuma namaze kumenya ko Yesu ari umukiza wacu kandi Yesu ari umutangabugingo. Yemwe benshi tumwita ko ari umuhanga kandi tukavuga ko ari umukinamayobera, yemwe akora ibitangaza, ariko yagusabye kwishyira mu by'ubugingo ngo agukure mu gihugu cy'iwanyu azakugeza mu gihugu cy'amahanga. Ho benshi barahakana, maze benshi umusore aravuga niko benshi bazabura ubugingo kandi umukiza yaratanze ubugingo, niko benshi bazabura agakiza kandi umukiza yaratanze agakiza. Umva twese turamuzi ko ari umuhanga, umva twese turamuzi ko ari uriwasha, niko abaririmbyi bahoze baririmba. Nuko turamuzi ko twese tumushyira ibyacu byose, ariko iyo duhamagaye ngo tuze twinjire muri we nabe muri twe, azadukura muri iyi si maze tugeze mu gihugu cy'amahanga cyangwa se mu gihugu cyo mu ijuru. Benshi baravuga bati ntabwo twabijyamo. Nuko maze aratangaza ngo burya koko inkono y'umutindi ipfuba imvi zigize gite? Nguko uko benshi bazabura agakiza kandi umukiza yaratanze ubugingo. Nguko uko benshi biga bakaba bazi ibya Yesu ariko bakaba batazabona ubugingo buhoraho. Mbega nshuti zanjye muri uyu mugoroba, mbega gupfuba kandi umukiza yaratanze ubugingo. Burya koko inkono y'umutindi ipfuba imvi zigihari. Tomeka rero Mariko igice cyaho cya 2 umurongo waho wa mbere maze ugeze 12, handitswe amagambo akomeye cyane avuga ngo inshuti yanjye, aranditse ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akize ikirema gihetswe n'abantu 4. Noneho tomeka umurongo wa mbere, nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu. Nuko hahise iminsi maze asubira rero i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu, kandi bimenyekana rwose rero yuko ari mu nzu, benshi bateraniraho, kandi maze benshi bateraniraho, buzura inzu barenga no mu muryango, kandi benshi bateraniraho maze buzura inzu rwose barenga no mu muryango. nuko ababwira ijambo ry'Imana. Noneho uwo mutangabugingo atangira kubabwira ijambo ry'Imana. Nuko haza abantu 4 bahetse ikirema, Nuko maze haza abantu 4 rero bahetse ikirema, ariko babuze uko bakigeza uko bakimwegereza, babuze rero uko bakimwegereza, kuko abantu bari bahuzuye. kubera ko abantu bari benshi cyane kandi abantu bari buzuye. Basambura inzu, Nuko maze abantu bari buzuye bagera no mu muryango, ariko babuze uko bamwegereza icyo kirema.
yemwe ikirema nacyo cyaje gitanga gishaka umukiza utanga ubugingo. Nuko maze ntibataha, ahubwo ikirema gitanga uburenganzira bw'uko basambura inzu, maze barurira barasambura. Reka nkubwire nshuti zanjye, iyo aza kuba wowe byari kugenda bite? Ahari wenda bari kubabwira ati twitahire tuzagaruka, ariko ikirema gihetswe na bane kiravuga ati ntabwo ndi butahe, nabonye umukiza utanga ubugingo. Maze barurira basambura inzu, yemwe maze bumva haringaniye nawe, maze bigenda bite? Basambura inzu aharinganiye n'aho ari. Nuko maze basambura inzu rero aharinganiye n'aho ari, bamaze kubapfumura, nuko maze bamaze gupfumuraho bamanuriramo ingobyi, nuko maze bamanuriramo rwose ya ngobyi ihetswemo ikirema. ya ngobyi yari ihetswemo ikirema. Ku murongo wa 5, Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nshuti zanjye bakize turi kumwe muri uyu mugoroba, bavandimwe bizera b'itorero rya Horebu, mbese iri jambo nawe wari waryiyumvamo? Mbese wari wumva ijambo ry'utanga ubugingo? Yewe nkubwire ngo mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Wababwira akoresheje amajyambere, akavuga ngo ninde wari uriyumvamo iryo jwi rimubwira ngo mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Benshi basanga ntabyo bazi, benshi basanga bataranabirunda, benshi basanga ntaho barabona umukiza abwiriza, ariko iyo wari uhetswe na bane, abonye ko abantu babaye benshi, waragendera bwati nimurire musambura inzu, nubwo namanuka nikubita hasi, genda na sandari ariko sandari imbere y'umutanga ubugingo. Nubwo wari uhetswe na bane, maze aramanuka, amanukira imbere y'umukiza. Yesu arabitegereza kureba imbere ye cyane, ubona bagitegereza umukiza utanga ubugingo. Maze Yesu amubwira mu matwi ye benshi banyumva, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Umurongo wa 6, ariko harimo abanditsi bamwe, ni iki gitumye uyu avuga atyo? Arigereranije. Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo. Arababaza ati, ni iki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira ikirema nti, ibyaha byawe urabibabariwe? Cyangwa ari ukubwira ikirema nti, byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Nuko Yesu amenya ko biburanije, ariko we ntacyo gitumye mwiburanya mu mitima. Ariko reka abantu babaze bizera itorero rya Horebu, abo bantu bari bazi Yesu cyangwa ni we wakoze? Ntabwo bari bakoze rwose. None se muvanye, nawe ufite uranyumva, waba ushyira ku gipimo cy'umunzani, wowe uramuzi cyangwa nturamuzi? Ibifite byarumvikanye cyangwa ntibumvikanye? Niba bitarumvikana, ni ukukiri imbere y'ubutini. Ntabwo bikomeza kabuze, yemwe batera imbere y'abari, yemwe n'ibikoze n'agira n'ibitezi hano, ariko benshi basanga agakiza kandi umukiza utanga ubugingo yaramutanze. Nuko maze biburanya mu mitima yabo nabo bati, none se ko yigereranije, none se niwe ushobora kubabarira ibyaha? Ariko Yesu ahita abareba arabimenya, aravuga ati none se icyoroshye ni ukubwira uyu muntu ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa no kumubwira ngo haguruka wikorere ingobyi yawe utahe? Ku murongo wa 10, ariko nimumenye ko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Umurongo wa 12, arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo. Nuko bose baratangara bahimbaza Imana, baravuga bati, abantu baratangara bati, mbega umuntu udasanzwe, mbega
haranditse ngo kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. umurongo wa 12 wanyenyeri yo mu ruturuturu we mwana w'umuseke ko baguciye bakakugeza ku butaka uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka wari umurongo wa 12 wanyenyeri yo mu ruturuturu we mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru ukagwa uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka waribwira guti nzazamura intebe yanjye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana kandi nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikasi nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira nzaba nk'isumba byose. umurongo wa 15 ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo, ku ndiba ya rwa rwobo. Ati abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa
nuko maze Zakayo ageze hafi ahabona igiti cy'umuvumu cyari hafi aho. Zakayo icyo ashaka ni ukureba Yesu, nuko maze Zakayo nimumureba yurira igiti, ariko ndamwireba nkaho umugabo ugeze impande y'igiti wigishije ko wambaye ishati y'umweru, nuko maze bakubita hirya ugafata nk'umwana ukaza ziwurira igashaka wamusaba maze Zakayo yemenyeka hirya ye, maze arakururuka nk'umwana arazamuka aremereye yitendeka mu ishami ry'igiti, yewe ntawe ushobora kumuhuza, yewe nta kintu ashobora kurangariramo, maze yitegereza mu bantu bose bazagaho, abantu bagendaga, ariko reka mbabwire bavandimwe nshuti zanjye, iyo mbaga y'abantu yari iri aho ngaho, ntabwo Yesu Zakayo yashoboraga kubabaramo Yesu, ariko Yesu aragenda. Yesu aba yamaze kumenya ko hari umunyabyaha Zakayo umushaka. Yesu ageze munsi y'igiti, nuko maze Yesu arahagarara, yewe ntawe wamubwiye ngo yewe uriya mugabo witwa Zakayo uri mu giti, ahubwo komunikasiyo y'umunyabyaha ushaka Imana, iyo yikururana n'ubwiza bw'Imana n'ubutabera bwayo. Yesu ahageze, imbaraga mvajuru imugize ikururana n'umunyabyaha na Zakayo, nuko biremereye bisobanura birakundana. Yesu ahageze aramwumvira arahagarara. Iyo Zakayo ataza kujyana komunikasiyo n'umukiza, Yesu aba yaritambukira akamureba mu mutwe. Baramutse mu Yesu y'umusore kandi yari afite amaboko maremare, iyo wamurebaga warebaga akorera icyo cy'icaca, ariko wakomeza kumwitegereza ukabona ko amaso arareba imyanya y'ukuboko. Yari afite amaboko maremare kandi ari kugiye yasohozaga wiga kurushaho. Maze Zakayo amukubise amaso, maze umuganga w'ingingo baramureba, yamureba mu gice cya gicaca, ariko wamwitegereza ukareba kurebera amaso y'ubundi mazi, nuko maze rukuruziye Yesu imanura Zakayo ava mu giti. Yesu aramubwira ngo ibuka vuba agereka mu nzu babwira hano abantu bagati, nuko abagaho bose nabo batangira kwiguranya, buri gusubira umugabo akurikana abanyacyaha. Zakayo aramanuka, uwo mwanya aragenda ahoberana na Yesu, akimara guhoberana nawe ahita yatura icyaha cye. Umva, abaza mu gitondo nzabigisha intambwe 12 yewe zigize ubutumwa bise gutsindishiriza binyuze mu kwizera. Uko umunyacyaha yashobora gukomunikana na Yesu, uko umunyacyaha yabana n'Imana mu buryo bw'indengakamere, yewe akagira na komunikasiyo n'ijuru.
bazana akabona umwana zakayo kuko abonye Yesu umukene wese wari uhari wese araryaye sinakibonareba noneho barengene Yesu nababwira ngo Yesu yari umusore muremure yafite amaboko maremare kandi ari n'intoki ndende yari afite amaso y'abana n'intoki cyane kandi Yesu amazaga winga mu kubuto w'Abanyanazareti wari uri Yesu ahobera na Zakayo amaze kumuhobera ahita atera intambwe ya gatanu aravuga ati bavanye Yesu uwo nabwiye wese yabwira kandi ariko bafata bakabatira bakabize ubwo Zakayo agomba kugira muri iriya Isirayeli icyo cyakora noneho Zakayo mu kimwe cya kabiri cy'ibyo yari afite rero ariko uwo mwanya wa none icyo cyari kimwe cya kabiri yahaye abakene asigaye kimwe cya kabiri cy'ibyo atunze ariko bamubona uyo wese ndamuhakamba niba muzi kubara neza ubwo yaguye miliyoni y'amahasiga Zakayo asigaye Zakayo
musozi w'Imana cyangwa ishyano ryabereye ku musozi w'Imana nicyo cyigisho twigeje rwanda mu gitondo cya kare saa kumi maze umugabo w'umudamu rero yigiza ko ari ishyano yari afite mukeba we noneho mukeba we yari afite urugo rwo hakurya ariko uyu mudamu wari ukiri muto we yabanaga na nyirabukwe nuko kuko yari atunzwe ari nawe umwakaza nuko maze nyirabukwe cyangwa se barukwe we aravuga ati uba mukobwa wanjye bahongera guterura urusyo maze nyuma yo guterura urusyo n'ingasire uzane tuyikiye maze turebe birashoboka ko hano mwebwe abantu benshi bato batazi urusyo n'ingasire sineko batabizi baruzika urusyo n'ingasire maze umudamu aragenda araterura vuba vuba igihe yateruraga n'imbaraga maze kwa rusyo n'ingasire yamusubije imbaraga biramucika kwikubita hasi byose nuko urusyo n'ingasire bimenetse aragenda abwira nyirabukwe ati ngo mukecuru izi byaba bikoze ishyano rwa rusyo n'ingasire nuko nyirabukwe aravuga ati ukoze amahanga kandi ukoze ishyano kandi ishyano rizakoma rizagukurikirana none se nagenda bite mukecuru nuko aravuga ati ngo mwana wanjye ukoze ishyano rero maze mu gitondo ugiye gushaka inkangara noneho ndasiramura urusyo n'ingasire maze wikorere uragenda mu muhanda nyabagendwa yewe uzagenda nubona umuntu wa mbere muzahura uzamubwira gutura namara kugutura uzahite kwiruka azaba agutuye ishyano azaba asigaranye iryo shyano uruzi none igihe yaramaze kumubwira atyo hari umwana rero wo mukeba we wari uhari amaze kubyumva kandi akarirukanka aragenda ajya kuri mama we wo mukeba w'uwo wakoze ishyano aramubwira ati burya mama wari uzi ko nyina runaka amena urusyo n'ingasire none kaka akaba amubwiye ngo akoze ishyano kandi iryo shyano rizamukomaho kandi iryo shyano rizamukurikirana none ngo kugira ngo akire rya shyano nuko agomba gushaka inkangara maze akayikorera agashyiramo rya shyano yakoze nuko maze yabona umuntu wa mbere akarimutura yamara kurimutura akiribikira akaba amutuye ishyano wasigaranye ishyano bakirukankira agatahaho ariko aramubwira ati cyitonderwa iyo waramutse wikoreye iryo shyano ukabona umuntu uri gutura ntabwo urigarura mu rugo kuko yikoreye umukozi agashyano ubwo rero iyo uzi gutura uragenda bikazoturira mu mutwe none amaze kubimubwira uyu mudamu wari umubisha ati nabatangira kugira akamuterera kitamubonye yemwe nari naramubuze nanjye nimubone byikoreye akaba yamaze kugera mu muhanda nzamugenda imbere nawe uzayimutura kugeza ubwo ishyano rizamumira ku mutwe byakwanga akarisubiza mu mwaka wakoze amashyano nuko maze mukeba wambaye amaze kubyumva neza bukeye mu gitondo cya kare cyane nuko maze nyirabukwe amushakira inkangara ashyiramo rya shyano amaze kuribukiramo nuko maze umukobwa arikorera yewe akigera mu muhanda maze mukeba we araza yihuta cyane arasimbuka amwikubita imbere aramubwira ati umva rero nari narakubuze yewe nanjye wankoreye ibibi rwose wantwaje umugabo none nanjye nzakugera imbere ntabwo muzagutuka iryo shyano igihe nzaba none tuzagendana nuko kuko atagomba gusubira mu rugo arayihangana yewe ninde uri imbere y'umukeba we uri inyuma n'uwikoreye ishyano ninde uri imbere y'umukeba we uri inyuma n'uwikoreye ishyano nuko maze bose baragenda ahuye n'umugabo wa mbere ahuye atumva wa mugabo we dore ugiye guhura n'umudamu wikoreye inkangara nagusaba kumutura ntuhangare kuko yikoreye ishyano ngo bari kutuvuga nuko ko kakigera imbere ye aramubwira ati muvandi nananiwe rwose kubura kuruhuke ndagendere nananiwe nuko maze arakomeza aragenda ninde uri imbere y'umukeba we ninde uri inyuma y'umuntu wikoreye ishyano ageze imbere ahura n'umudamu nanone arumwe atumva wa mudamu we ugiye guhura
uzatuka mama we ihangane ubundi uruhuka kugira ngo bajye gukomeza urugero yemwe abantu bose bagenda batyo yemwe abantu bose bagenda batyo umugore umaze kujigiza yemwe nimurebe umuntu wari wikoreye icyago umugore umaze kukuba yemwe yari ashonje kuko ntiyajyaga kubitura no mu mazi yemwe ntiyajyaga gusubira mu rugo akajya gufungura nuko maze umugore umaze kujigiza yemwe yari umwaka yananiwe kandi mukeba we nawe yari amuri imbere nuko maze umugore umaze kujigiza udamaze kwangirika rwose yemwe yananiwe ishyaka ryaramuye ku mutwe nuko maze aragenda ahura n'umusaza umugore wari umaze kujigiza igihe yahuraga n'umusaza ugeze mu zabukuru ariko wa musaza we burije ariko muganga igihe ahura n'umudamu wikoreye intambara uramenye n'urusha umutura kuko yikoreye icyago undi arakomeza arigendera ahuye na wa musaza kuva musaza yemwe dore nananiwe kandi nagize umwenda muremure mbese wambabarira ukangura amaruhuka nkabona gukomeza urugendo umusaza ati wa mudamu we nananiwe kubihugu ariko wowe uracyari muto birashaka ubuzima zabukuru igira hino mutume ndagize ko agiye gusigarana icyago maze utahabwa umugore kuzitwara icyago kandi kimutuze nuko maze uwo musaza uyu mudamu aramwegera maze aramutura amaze kumutura arahubuka yiyuka agatega umukobwa wanjye amuturisha nsigaranye icyago genda amahoro utaha amahoro kuko uracyari mutoya nuko maze umudamu ataha amahoro kuko yahuye n'umusaza ugeze mu zabukuru dore uyu musaza witegura kumucira icyago dore uyu musaza witegura kudukura mu mupfuke twapfuyemo dore uyu musaza witegura kuduha agakiza asaba amagambo akomeye cyane magana y'igitego cya cumi na kimwe maze abacitse cumi na kimwe makumyabiri n'umunani kugeza mirongo itatu yandika amagambo akomeye cyane dore uyu musaza wadutuye icyago bene muntu yari yamaze gukora icyago bene muntu yari yamaze kujya ku giti cyabuzanijwe bene muntu yari yamaze gukora amahano kandi data wa twese yari yavuze ngo nimukijyaho no gupfa muzapfa ariko uyu musaza ugeze mu zabukuru ari we yesu avuga amagambo akomeye cyane ngo mwese abarushye n'abaremerewe mwese abarushye n'abaremerewe muze musange naho muze munsange n'abaruhu mwemere kuba kandi mwemere kubabarira kubanza munyigireho kuko nyumva neza kandi mubaheje ku mutima namwe muzabona umutima mu mitima yanyu kuko kumborera kuko kumborera kutaruhije umutwaro wanjye ntabwo remereye izina ry'Imana ibanga y'abashima Imana kuri uyu mugoroba yesu wadutuye ishyano yesu wadukijije ibyacu yesu wadukije twari tugiye kurimbuka niba uri kumwe nanjye kuri uyu mugoroba bifuza ko yesu agutura iryo shyano ugataha amahoro ugasenga Imana yo mu ijuru mukunzi wacu turaguhimbaje izina ryawe rihabwa icyubahiro urera kandi urakiranuka nta yindi mana ihwanye nawe uhabwa icyubahiro cyane abahungu n'abakobwa bawe turagushimiye tugushimiye ko udukunda kandi utwitaho mwami Yesu ni ukuri ntabwo wadutereranye uhora uri maso ntusinzira ku bwacu icyubahiro kibi cyawe uyu mugoroba abagore n'abagabo abana bato abasore n'inkumi turagushimiye tugushimiye kurinda kwawe gukomeye cyane gukomeje kubana natwe tugushimiye ko twakubonye mu miryango yacu Uwiteka Imana yo mu ijuru hari byinshi biruhije ingo zo muri iyi minsi turakwinginze ngo ingo zacu zibemo kugira ngo zibashe kubonekamo nk'ingo z'abatahajuru utugirire neza imiryango yacu ishushanye ijuru ritoya turi mu isi ibitagenda neza mu miryango bitunganye utugire abagore baguhesha icyubahiro uha abagabo gukiranuka uko bikwiriye uha abana mwami Imana abasore n'inkumi guhagarara mu mwanya wabo neza utubere Imana ndakwinginze uyu mugoroba turagushimiye cyane abana bawe bitanze abana baje bagusanga turakwinginze mwami Yesu ngo ube mu ngo zabo bijya bibaho ko umuntu yihana
imyuka mibi n'abadayimoni bagahaguruka. Reka mu miryango yabo uhature by'iteka ryose. Igihe baje bagusanga mwami ubasanganire, ube mu miryango yabo, ndetse harimo umugore n'umugabo turabasengeye cyane banafite umubebe, tubasabiye umugisha. Turabingingira Uwiteka Imana ngo icyabinjije hano hantu bahabona umunezero batigeze babona. Ubabere igisubizo, ubahe iby'ubatunga bya buri munsi, ubacire inzira rwose. Kandi twese niko twisabiye ngo ubuntu n'amahoro bitangwa nawe bibane natwe twese. Utubabarire ibitagenze neza, tubizi neza ko turi abanyabyaha, utubabarire twese abari hano n'abatari hano, itorero ryose utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Utuboneze udutunganye, uducire inzira. Ubwo uri hafi kugaruka ugahemba umuntu ibihwanye n'ibyo yakoze, utwambike imbaraga yo gukiranuka. Tugusabye nk'abantu duhe nk'Imana.